iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka twongere tubasuhuze kandi tubifurize ikaze ku bantu mwese muteze amatwi. Tubifurize kandi gukomeza kugubwa neza ndetse tunababwira tuti amahoro y'Imana akomeze gutemba mu mitima yanyu. Imana ishimwe ko tuhageze kandi tukaba tugiye kubana muri uyu mwanya mwiza wo kwiga ijambo ryayo. Reka rero tudatinze dusenga Imana, hanyuma nitumara gusenga turaza gukomeza n'ijambo ry'Imana. Ariko mbere yuko dusenga, hano ndi kumwe na mwene data. Reka musabe atubwire amazina ye, atubwire naho aturutse, kuko tugiye kubana muri iki kiganiro. Nawe ni umukozi w'Imana, hanyuma turahita dukomeza. Yego, urakoze cyane. Ndi mukunzi ya Saint nkaba nkorera i Kampala itorero Gospel Light Baptist Church. Uyu munsi nkaba nejejwe no kuba kumwe nawe dusangiza abakunzi bacu ijambo ry'Imana. Amen. Reka rero mwene data mukunzi ya Sente, tuguha ikaze mu izina ry'abateze amatwi bose, kandi ndizera yuko ubwo ntabavugiye ibinyoma, ahubwo ibyo nibyo bibari ku mutima. Reka rero dusenga Imana, hanyuma duhite twinjira mu ijambo ry'Imana. Mana nziza, reka tugushime kandi tuguhimbaze, kuko uri urukundo wuzuye impuhwe n'imbabazi, ari nayo mpamvu aka kanya dushoboye kuba turi hano. Urakoze rero kutwemereye kandi kuduhaye amahirwe. Turakwinginze rero ngo ubane natwe, ucishe bugufi imitima yacu, uduhe kumva, uduhe kumvira, kandi uduhe gushyira mu ngiro icyo ijambo ryawe ritubwira, ari byo kwizera icyo ijambo ryawe ritwigisha. Mana rero turakwinginze ngo buri muntu wese uteze amatwi umuhe umugisha, kandi umutima we uwutegurire kugira ngo wakire ijambo ryawe. Natwe abari hano twishyize mu maboko yawe, ngo ntaba ari twe ahubwo utwuzuze amagambo yawe, aba ariyo tuvuga, kugira ngo ubwoko bwawe bufashwe kandi bwubakike mu kwizera. Urakoze rero kugira neza, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mwene data rero tumaze iminsi tufashe umugambi wo kwiga inyigisho za Bibiliya, cyangwa se icyo abantu bamenyereye kuvuga nka doctrine. Doctrine ni ijambo abantu bamenyereye, ariko mu Kinyarwanda cyacu ni inyigisho. Inyigisho za Bibiliya. Twabonye rero icyo Bibiliya yigisha ku gakiza, twakivuzeho ku buryo burambuye, ndetse twagiye tubona ubutumwa buva ku badutega amatwi, bavuga bati koko tubonye icyo birivuga. Twaje kugera rero ku isomo rivuga ku bwishingizi bw'agakiza. Ubwishingizi bw'agakiza cyangwa se umutekano w'iteka ryose. Twabonye amagambo y'ingenzi avuga ubwishingizi cyangwa se kumenya ibyiringiro bihoraho. Amagambo nk'ayo n'andi asa nayo twarayabonye muri Bibiliya. Ubushize rero twari turi kureba impamvu zituma abantu batagira ibyiringiro. Abantu bakaba bafite Bibiliya, bakaba bari mu matorero cyangwa amadini atandukanye, ariko umuntu wamubaza uti ese koko ufite ibyiringiro 100% byo kujya mu ijuru, akaguha impamvu zitandukanye. Akubwira ati yewe ndi kugerageza ibishoboka byose, ibindi Imana niyo ibizi. Akubwira ati rwose niringiye ko nzajyayo, ariko niba nzajyayo ntago mbizi. Imana nisanga niyejeje ubwo nzajyayo. Akaguha impamvu nyinshi zitandukanye, ariko kwihereza ugasanga byerekana ko nta byiringiro 100% afite. Nyamara Bibiliya iduha ingero nyinshi
twaranazibonye z'abantu bo mu isezerano rya kera, abo mu isezerano rishya bari bazi neza yuko bakijijwe kandi ko iwabo ari mu ijuru. Ubwo rero icyo nicyo kintu twari tugezeho. Uyu munsi rero nkagira ngo ubwo tugize amahirwe yo kuba turi kumwe, tubane rwose nawe ugira icyo utubwira ku bijyanye n'iri somo, kuko iri somo mpamya ko ari isomo ry'ingenzi cyane cyane cyane. Yego. Ritabaye impamo mu mutima w'umuntu, nta n'impamvu yo kwirirwa avuga ko akijijwe. Ntayo rwose. Yababeshye. Ndakijijwe cyangwa se narakijijwe. Iryo jambo ubwaryo mu mwemerere waryo harimo ko hari ikintu cyabaye mu gihe cyashize. Mvuze ngo ndakijijwe ni koko mba mvuze ko nkijijwe, bishobora kuba ari mu kanya gatoya gashize cyangwa se mu gihe kirekire cyashize, ariko mu by'ukuri mba mvuze ko hari icyabaye, none nkaba aka kanya nkijijwe koko, mbizi ko nkijijwe. Mbaye rero ntazi neza ko nzajya mu ijuru, ubundi nari nkwiye kuvuga yuko ntazi niba nanakijijwe. Icyo kintu rero niyo mpamvu mpamya ko ari ingenzi cyane cyane cyane. None rero nagira ngo ubanze hamwe no kukwakira utubwire muri make, buriya hari igihe biba byiza abantu bakumva ubuhamya. Yego. Ubuhamya bwawe, ese koko wowe byibura abantu baduteze amatwi babanze babyumve. Ese koko wowe uri mu ruhe ruhande? Uri muri abo bavuga bati yewe ubu ndi kumarana rwose, ndi ku rugamba ndakotana, nzarebaho Yesu azagaruka ngeze, nasanga niyejeje ubwo tuzajyana, nasanga ntiyejeje ubwo nyine simbizi nzarimbuka. Uri muri abo bavuga bati simbizi ruzaca Imana, nizeye yuko bizagenda gutya na gutya, cyangwa ufite ibyiringiro 100%? Jewe nkanjye rwose mfite ibyiringiro 100%, kuko uruhande ndiho n'uruhande rwa Bibiliya. Kandi Bibiliya yigisha neza yuko umuntu akwiriye kugira ibyiringiro 100% yuko azajya mu ijuru, nta nubwo no kubigira gusa, ukabimenya ukabisobanukirwa. So ikintu twita agakiza ni ukugira ibyo byiringiro kuzajya mu ijuru. Utabizi ukabuta bisa nkaho bizi ko twabivuga nkaho wenda ko utazi kunakijijwe. Kuko umuntu ukijijwe Imana yasezeranije ko izamuha ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho abantu babufite bazi neza ko babufite. Kandi icyo Uwiteka Imana ashaka ko tumenya, kugira ngo hari imirongo myinshi muri Bibiliya igenda ibivuga nkuko turibuze kuyirebaho, ariko gira uruhande ndiho nkuko wambajije, ndi ku ruhande rwa Bibiliya, nzi neza nashidikanya nta kintu kibuze 100%, byaba uyu munsi, byaba ejo, byaba imyaka igiye kuzaza, cyangwa se Yesu aje, cyangwa se mfuye, yuko nzajya mu ijuru. Amen. Ndagira ngo rero nkubaza kandi kabazo, ibyo bintu byaje biti? Ibyo byiringiro, icyo cyizere, uko gushira amanga, kutagira amakenga, kutagira ugushidikanya, byaje biti? Ibyo bintu rero ntago ari ibintu bikomeye cyane, kuko ni ibintu biri mu ijambo ry'Imana. Umuntu wizera Imana, nzi neza ko abantu bose bateze amatwi, ndetse n'abaduteze amatwi, buri muntu wese azi ko Imana ihari, kandi abantu bose bazi Imana, buri muntu wese ashobora guhamiriza ahubwo ati Imana ntago ibeshye. Buri muntu yaguhamiriza ahubwo ati Imana rwose ntibeshye. Imana itabeshye rero yasezeranije yuko umuntu uzakora ijambo ry'Imana ryigisha izamuha ubugingo buhoraho, kandi yaduhaye igihamya ari umwuka wera muri jye uhora buri munsi ambwira ati uri umwana w'Imana, ufite ubugingo buhoraho. Ibyo bintu rero bituruka ku Mana no kwizera Imana by'ukuri. Ni ijambo ryayo rwose no bituruka. Donc hari amasezerano y'Imana wizeye ku bijyanye n'agakiza. Yego. Hanyuma uyizeye, Bibiliya ikomeza iguhamiriza ko ufite ubugingo buhoraho cyane rwose. Icyo nicyo twanabonye. Icyo twabonye hano muri Bibiliya, tumaze gusoma ibyanditswe byinshi. Hari umuntu umwe wambwiye ngo kusoma byinshi cyane. Nuko ndamubwira nti
genda umwigisha wa Bibiliya. Nta bitekerezo mfite bindi, ntaki nigisha Bibiliya. Cyo ni ikintu cy'ingenzi rwose kandi gikomeye, kuko umuntu wize Bibiliya akayisobanukirwa cyangwa se wizera icyo Bibiliya yigisha, ibyo nibyo byiringiro akwiriye kugira, kuko nibyo Bibiliya itanga kandi nacyo Bibiliya yigisha. Ndagira ngo rero ukomeze nushaka uduhe ibyanditswe bimwe abantu bakwiriye kumva, hanyuma ibyo byanditswe bikabatera nabo kugira ibyiringiro. Neza cyane. Kugira ibyiringiro. Ijambo ry'Imana ni ukuri kandi ni rizima, rifite n'imbaraga. Ijambo ry'Imana ridahari ntitwakizwa nk'uko ijambo ry'Imana ribyigisha. Turi kuvuga rero kuno mutekano cyangwa se ubwishingizi bw'agakiza dufite, hari ijambo ritarinza mu mutwe cyane riri muri Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 13. Ni umurongo mwiza cyane. Uhereye hejuru gakeya hakusobanurira neza uburyo kaduhera ku murongo wa 12 tumanuka hepfo gake, dusoma uburyo ino mirongo iduhamiriza neza yuko dukwiriye kumenya yuko dufite ubugingo buhoraho. Ariko twa twasoma ino mirongo ngira ngo abadukurikiye amatwi basobanukiwe n'ubugingo buhoraho icyo ari cyo. Reka tubyizere gutyo. Twagiye tunabivugaho kenshi. Ubundi Imana nk'uko wabivuze ntibeshye. Ubugingo ndahamya ko nta muntu utazi ubugingo icyo ari cyo, uretse ko wenda bamwe bashobora kubwitiranya n'ubuzima bwo muri uyu mubiri. Buri buzima bwo muri uyu mubiri nabwo abantu babwumvaho igice. Umuntu arimo ibice bitatu: umubiri, umwuka n'ubugingo. Ubugingo rero budakijijwe, iyo umuntu avuye mu mubiri, ubwo bugingo n'ubundi buba buteguriwe urupfu rwa kabiri. Biregisha ko bunapfuye rwose. Buba bunapfuye. Hanyuma uyu mwuka ntupfa. Ni nayo mpamvu umuntu atameze nk'itungo. Itungo iyo igihe kigeze bakavuga bati iri ngiri rikwiye kuribwa, abantu bakunda kabugura bizi. Iyo bagafashe bakagatunganya bakakarya, biba bihwaniyemo, nta hene n'imwe izazuka, nta nka n'imwe izazuka, biba birangiye. Ariko umuntu we ntabwo ari uko arangira. Ntabwo umuntu arangira. Umuntu uyu munsi aba ariho ari mu mubiri, ejo tukamuherekeza tukavuga ngo runaka yavuye mu mubiri, ariko bivuze ko hari ahandi aba yagiye. Hanyuma rero aho hashoboka ni habiri: hari ijuru, hari na gehinomu. Neza cyane. Abantu rero niho barangiriza ubuzima bwabo bw'iteka ryose. Ariko dukoresha ijambo ubugingo bw'iteka ryose. Ubugingo rero bupfuye buzamara igihe mu rupfu rwa kabiri, nk'uko biri bitubwira mu byahishuwe 20:15, 14 na 15, ko inyanja yaka umuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri. Ubwo bugingo bupfuye rero buzamara iteka ryose mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ariyo rupfu rwa kabiri, kuko bupfuye buzaba no mu rupfu. Hanyuma ubugingo bukijijwe bwo buzabana n'Imana by'iteka ryose. Dukurikije n'icyo Bibiliya yigisha cyane, Bibiliya ni ijambo ry'ukuri, twigisha neza ko abantu bose bakoze ibyaha bakajya kure y'Imana. Twatandukanijwe n'Imana n'ibyaha. Uko ni ukuri. Ariko iyo ukijijwe ukavuka bwa kabiri, Yesu Kristo yongera kuguha imbaraga zo kuba umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo urongera ukaba umwana w'Imana. Ni ukuvuga ngo ya sano irongera ikagaruka. Hari ijambo Yesu yakoresheje kubyarwa ubwa kabiri. Kubyarwa ubwa kabiri. Uba umwana w'Imana. Umwana w'Imana rero, Imana imuha ubugingo buhoraho. Bivuze ngo wa muntu w'imbere udapfa rwo bugingo, igihe cy'ubwo bugingo buzavuye muri uno mubiri ntabwo buzajya muri rwa rupfu rwa kabiri, nuko warubivuze, ahubwo ubwo bugingo buzajya ku Mana, ariho twita mu ijuru. Reka rero dusome hano muri kino gice cya 5 cya Yohana wa mbere. Wenda reka mbere no ku murongo w'10, kuko iyi mirongo ndayikunda, ni imirongo myiza cyane. Ngira ngo abantu badukurikiye nabo bafite Bibiliya some arebe ijambo ry'Imana ryigisha. Umurongo w'10 navuga ngo uwizera umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we,
naho utizera imana aba yise umunyabinyoma kuko atemeye iby'imana yahamije ku mwana wayo. Umwana wayo rero Kristo Yesu. Umwizera afite uko guhamya muri we. Uko guhamya tugiye kubona hariya hasi gake rwose tugiye guhamya. Iri jambo washaka yaricaho n'akarongo guhamya. Uko guhamya afite uko guhamya muri we. Mbese muri wababizi aba yabitangira ubuhamya azi neza. Umurongo wa 10 rero ngo kandi uko guhamya turacyavuga kwa guhamya kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Ngira ngo turacyumva. Umuntu uyizeye umwana w'Imana mu murongo w'10 afite uko guhamya muri we. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye iki ubugingo buhoraho. Bivuze ko umuntu wizera Yesu cyuko ni kujambo ry'Imana byigisha ashobora guhamya ko afite ubugingo buhoraho. Reka dukomeze ijambo ry'Imana rizima kandi ukuri. Kandi uko guhamya niko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Ndagira abantu banadukurikiye bumve iyo nshinga. Yaduhaye ntago ari izaduha cyatuzagira ahubwo Imana yaduhaye ubugingo buhoraho. Bivuze ko yamaze kubuduha. Kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Bubonerwa mu mwana wayo. Ntago tubushakira ahandi hantu hatandukanye no mu mwana w'Imana ari we Yesu. Umurongo wa 12 urabisobanura neza ku buryo buri muntu wese ashobora kubisobanukirwa. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo. Ubuhe bugingo buhoraho. Yesu niwe tandukaniro. Ufite Yesu muri we niwe ufite ubwo bugingo aribwo bugingo buhoraho. Naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Yesu ndamufite muri iki. Niba muco guhamya yuko mfite n'ubugingo buhoraho kuko bugingo buri muri nde buri muri Yesu. Ariko udafite umwana w'Imana nta bugingo buhoraho. Kandi ikindi naguhamiriza ntago umuntu yagira Yesu muri we ngabiyoberwa. Nkuko Bibiliya bivuze umufite ugira guhamya muri wowe. Kandi umufite Bibiliya irongera igakuraho urujiji ikavuga ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo. Biragoye rero ko waba ufite ikintu ukaberwa ko ugifite keretse uru ruhinja cyangwa se hakaba hari ingorane runaka zabaye kuko uyu mubiri twambaye ni umubiri uhura n'ingorane ndetse ukarwara ugahura n'ubumuga n'iki byose ku buryo ushobora kuba ufite ikintu ariko ntubyumve. Ariko ubundi ubaye uri muzima ndavuga mu buryo bw'umubiri ntago waba ufite ikintu ngo biyoberwe. Ntago wabiyoberwa rwose. Hano rero hari akantu nashaka gutsindagira mwene data. Hari abantu bamwe bigisha ngo Yesu kuva yarapfuye byararangiye. Kuko baravuga ngo biravuga ngo kuko icyaha cyazanwe mu isi n'umuntu umwe niko undi yaje akitamba akagikuraho rwose. Biri mu Baroma. Ngubwo rero ubwo yaje akitamba byararangiye. Buri muntu wese uri kuri iyi si afite ubugingo buhoraho nta n'umwe uzarimbuka. Ibyo bintu rero ugisoma iki cyanditswe mbonye ari ikinyoma. Ni ikinyoma cyane. Bibiliya iha ibyiringiro abizera gusa iha ibyiringiro ufite umwana w'Imana gusa niwe ufite ubwo bugingo. Naho udafite umwana w'Imana nk'uko 12 yabivuze aravuga ngo ntago afite ubwo bugingo. Nta bugingo afite rwose. Rero ntabwo ari uko tubwimana nta nubwo ari uko dushaka ko abantu bumva baguwe nabi ahubwo ni ukuri ko ijambo ry'Imana turi gusoma. Ni ijambo ry'Imana ryigisha. Erega ijuru ni ry'Imana. Agakiza n'ak'Imana. Imana yaje kudukiza. Umuntu ushaka gukizwa akwiye gukurikira Imana ko nitanga agakiza. Kandi akayikurikira nk'uko ijambo ryayo ribivuga. Kuko hari abakurikira Imana ariko mu by'ukuri bigasa nk'aho bari kuyihunga kandi imvugo yabo ari ukuyikurikira. Uti kuki? Nuko badasoma ijambo ry'Imana ngo bakurikire cyangwa bizere icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ahubwo umuntu akicara hari agafata ibitekerezo bye akavuga ati ariko ndatekereza ko nkoze ibi n'ibi najya mu ijuru. Nkoze ibi n'ibi nazabona ubugingo buhoraho. Ibyo bintu ni iby'Imana. Undi akicara akavuga ati nta bugingo buhoraho aka kanya umuntu yavuga ko afite uzabubona ari uko Imana ivivu ikavuga iti wowe urabubonye. Imana yamaze kuvivura kera. Hari n'abavuga ngo bazabona ubugingo buhoraho bapfuye ngo ntiwavuga yuko ukijijwe 100% uri muzima.
ijambo ry'Imana riko hangana rizima ngira ngo iyi mirongo irasubiza ibyo bibazo byose. Ufite uwo mwana niba ufite ubwo bugingo nawe utamufite nta bugingo, kandi nta muntu ushobora kugira uwo mwana yarapfuye. Tuvuga ngo umuntu afite umwana w'Imana iyo akiri mu no mubiri. Kuko uramutse upfuye umufite uhita ujya mu ijuru cyane. Aba nabana reka dusome umurongo wa 13 wari umurongo nashaka ngo tuvugeho cyane. Tumaze kubona umurongo wa 10 tubona kwizera umwana w'Imana afite uguhamya muri we. Uko guhamya ukaba ari uko Imana yaduha ubugingo buhoraho. Tubonye ko ufite umwana w'Imana ari ufite ubwo bugingo buhoraho. Utamufite nta bugingo afite. Umurongo wa 13 re ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana. Ibyo byandikiwe abantu bizeye izina ry'umwana w'Imana kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Uri kucyumva ijambo kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Bande rero nanone abo bizeye izina ry'umwana w'Imana, abo bakijijwe bafite Yesu muri bo. Ijambo ryavuze ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo. Hasi rakomeze ngo ibyo ndayibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana. N'ubwo ngo ibyo byandikiwe abantu bafite umwana w'Imana muri bo kugira ngo bamenye yuko bafite ubugingo buhoraho. Kuko iyo ufite umwana w'Imana muri wo wari we Yesu Kristo ufite n'ubwo bugingo. Donc icyo mbona aha Imana irashaka ko abizeye Yesu Kristo umwana w'Imana, uwo Yohana yavuze ngo nguyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yego. Abamwizeye Imana ishaka ko bamenya ko bafite ubugingo buhoraho. Muri make ni ubushake bw'Imana ko abizeye Yesu Kristo bamenya ko bafite ubwo bugingo buhoraho. Noneho hano ndagira ngo umbwire umuntu utazi yuko afite ubugingo buhoraho ubwo ikibazo kiri ku Mana cyangwa kiri kuri we n'ibyo hari uburyo bubiri mbibonamo. Icyambere ikibazo ntabwo kiri ku Mana kuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, ntabwo iri gutanga ubu yamaze kubutanga. Ariko ababugirana bakira umwana wayo mu mitima yabo ari we Kristo Yesu. Abantu batabizi rero ikintu cyambere ntekereza kuko ijambo ry'Imana nambwe ku murongo wa 10 ngo wizera umwana w'Imana afite uko guhamya muri we. Abantu bashobora kuba badakijijwe. Icyo ni cyambere kuba batamwizera, bataramwizeye rwose, batanamufite, batavutse ubwa. Kuko umuntu uvutse ubwa kabiri wese aba afite umwana w'Imana muri we. Kandi umwana w'Imana yimufite muri wowe uba ufite uko guhamya. Ikindi cya kabiri abantu batabizi ntabwo ikibazo rwose ari kimwe, ikibazo ni icyabo. Bakeneye gusoma ijambo ry'Imana bakabibona. Urakoze cyane. Hano rero ikintu mbonye ni uko Imana yo ishaka ko abizera Yesu Kristo bamenya ko bafite ubugingo buhoraho cyane cyane. Noneho reka mvuge kino kintu. Niba Imana ishaka ko abizeye bamenya ko bafite ubugingo buhoraho, ese ubwo umuntu uhamya ko afite ubugingo buhoraho kandi Bibiliya yavuze ngo uwizeye umwana w'Imana aba afite uko guhamya muri we. Yego. Ese umuntu uvuze ko afite ubugingo buhoraho aba ari umwibone? Oya, ntabwo ari umwibone kuko ni Imana ishaka kamenya. Imana ishaka amenya ko afite ubugingo buhoraho kandi ntabwo ari ukubimenya gusa kuko ijambo ry'Imana tugijane ko ibintu tuzi Imana ishaka ko tubibwira n'abandi. Umuntu bivuze rero ntabwo ari ubwibone rwose, ubwo ni ubuhamya bukomeye cyane umuntu ari gutanga. Kandi ubwo buhamya bushobora gufasha abandi nabo kumenya Imana ndetse bakamenya n'ikindi gushaka kwayo. Kuko ni gushaka kw'Imana ko tumenya ko dufite ubugingo buhoraho. Icyo nkivugiye ko hari abantu benshi iyo turi mu ivugabutumwa akubwira ati rero wowe rwose uri kwirata intsinzi kandi ukiri ku rugamba. Ako sinzi niba turarwana so. Nkababwira ni rwararangiye. Turarwana. Urugamba rwatangiye kera. Yesu araza ararusoza. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ko twese twacumuye tukajya kure y'Imana. Kandi birayigisha yuko agakiza si kubw'imirimo y'umuntu kugira ngo atagira umuntu wirarira. Ahubwo abo ngabo bavuga ko bakiri ku rugamba, bavuga ko bakirwana kugira bagire icyo bageraho. Niwe twavuga ko hari ikibazo.
kuko Yesu yarangije umurimo wo gucungura inyokomuntu. Yes. Uyu munsi ijambo ry'Imana tubwira ngo numwizera ukamwakira mu mutima yawe, mu mutima wawe umwana umukiza w'ubugingo bwawe, azaza agukize mu byaha byawe byose. Amen. Aguha imbaraga zo ku mwana w'Imana, akubyara ubwa kabiri. Kandi biregisha ngo abantu bose bafite Yesu muri bo abo ni ibyaremwe bishya. Yes. Imana ishimwe cyane. Imana imbaza. Ikintu rero nkundira Bibiliya nuko abantu benshi bafite uburenganzira bwo kuyitunga. Yewe n'abatayizera bafite uburenganzira bwo kuyitunga. Bityo buri muntu wese uduteze amatwi rwose, niba ufite ikaramu cyangwa se ukaba utari hafi y'ikaramu ariko ukaba ufite ubundi buryo wakwandika iki cyanditswe, Yohana wa mbere 5 uhereye ku murongo w'10 ukageza ku wa 13, uri buze kubona ko Imana ishaka ko abizeye Yesu Kristo bamenya ko bafite ubugingo buhoraho. Cyo ni ikintu irabishaka rwose. Nubimenya rero ntugire ngo hari ikintu kidasanzwe kikubayemo ngo ugire ngo urasaze cyangwa uhindutse beast kubera ko wumva ufite ibyiringiro. Oya, ahubwo uraba rwose ubaye nk'uko Imana ishaka. Imana ishaka ko tumenya ko dufite ubugingo buhoraho. Ni ikintu ijambo ry'Imana ryigisha neza cyane. Ikindi kintu wenda nabwira abantu wenda baduteze amatwi, ubwishingizi bw'agakiza ntago bushingiye ku byiyumvo cyangwa se ku marangamutima, bushingiye ku ijambo ry'Imana. Yes. Icyo bakwiriye kukimenya. Icyo dukwiye no kugishimira Imana. No kugishimira Imana. Kuko dukurikije uko umuntu yiyumva. Niyo mpamvu rero usanga abantu rimwe na rimwe bashaka kubyiyumva baravuga ati gihe rwose ntabyo niyumva, ntabwo ushaka kubyiyumvamo. Ahubwo ni niyo mpamvu Imana yavuze ngo ishaka ko tumenya, ntabwo yavuze ngo ishaka ko tubyiyumvamo, ahubwo ishaka ko tubisobanukirwa tukabimenya. Kuko ijambo rye rivuga ngo tuzamenya ukuri, nitumara kumenya ukuri kuzatubatu. Ntabwo ari tuziyumvamo ukuri, ahubwo tuzamenya. Ariko ubundi dufashe n'urugero, nk'ubu wenda mfite umwana wanjye wenda aracyari mutoya ariko nanjye nabaye umwana. N'ubu ndacyari umwana ku babyeyi banjye. Ariko se koko hari igihe umuntu yiyumva akumva rwose bimurimo ko ari umwana wa runaka, hakaba n'ikindi gihe yumva bitamurimo akumva bitamurimo ko ari umwana wa runaka. Buri muntu wese byabihamya ko bidashoboka. Ntabwo bishoboka. Iyo ufite kandi wenda uretse ingorane nyine nk'uko twabivuze zigenda zigwira ikiremwa muntu kubera icyaha cyaje mu isi, niyo mpamvu abantu bapfa. Rero hari ingorane nyinshi zigenda zigwira abantu ku buryo umuntu ashobora kuba adafite ababyeyi, ariko akaba ahari. Ntabwo twabijyamo ngo tubirondore byose, ariko birashoboka ko umuntu yaba ahari atazi n'ababyeyi be b'umubiri, atabazi rwose, ariko abumva ko bahari, ariko wenda bumva cyangwa se wenda akabura n'amakuru y'umuntu waba azi ababyeyi ibe. Ariko icyo nari nshatse kuvuga ni iki, ntabwo ikimuhindura umuntu n'uwo nguwo ari uko ababyiyumvamo ngo avuge ngo ndumva ndi umuntu noneho ngo yongere yumve atari umuntu. Ntabwo ari amarangamutima. Nuko uba umwana w'Imana rero ntabwo ari amarangamutima ngo uyu munsi ndumva ndi umwana w'Imana, ejo wumve ngo nturi umwana w'Imana. Ntabwo uko ari ukuri. Ntabwo ari ukuri rwose. Ababyawe n'Imana nibo bana b'Imana, nicyo birayigisha. Ubwo rero bakwiye kugendera mu iryo sezerano no mu mbaraga z'iryo jambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rwose ni ukuri kandi rizima. Turisomye tugasobanukirwa n'amasezerano y'Imana ndetse tukakira amasezerano y'Imana nk'uko Imana ibivuga mu ijambo ryayo, nta kibazo twagira gikomeye. Kuko buri ikintu gituma abantu bashidikanya cyane, abenshi nta nubwo bazi icyo ijambo ry'Imana ryigisha. Kuko uhura n'umuntu ukamubwira iby'agakiza ukabona ntazi ibyo ari byo. Azi ko agakiza ari ukujya ku rusengero gusenga. Abenshi bazabwira ko ari ukubatizwa igice kinini cyane. Abandi bakubwira ibindi bitandukanye kandi biregesha ko atari kubw'imirimo ukora, ahubwo ni kubwo kwizera umwana w'Imana. Yes. Ari ibintu ngira bitatu ngira ngo mu minota yacu dufite nagiraga tubashe kuvugaho. Ni byinshi bishobora kugaragaza neza yuko
ubwishingizi bw'agakiza tubufite kuko ijambo ry'Imana ribyigisha ariko ngira ngo duhisemo nk'ibintu bitatu byonyine tukabiganiraho mu buryo bwihuse ngira ngo byabasha gufasha abaduteza amatwi gusobanukirwa neza icyo ubwishingizi bw'agakiza busobanuye ndetse abo yes ikintu cya mbere nk'uko natangiye mbivuga Imana ntishobora kubeshya n'umwana muto umenye ko Imana iriho ahubwo ati Imana ntibeshya buri muntu wese biti utitaye ku idini aturukamo azi ko Imana itabeshya n'abizera ibigirwamana bazi ko ibyo bigirwamana bitagira iki bitabeshya Imana itabeshya nubwo bijya bibabeshya Imana itabeshya niyo yadusezeranije yuko izaduha ubugingo buhoraho Yohana 13 umurongo n'abana bato bazi bajya muri Sunday school ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ntagari ahubwo azahabwe napfa cyangwa se ikindi kintu ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho iryo ni isezerano Imana yadusezeranije Imana tuzi ko itabeshya umbwiye ngo sinamenya ko mfite ubugingo buhoraho uyu munsi ntabwo mfite ushatse kumbwira ko Imana ibeshya kuko yavuze ko umuntu wizera umwana wayo atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho nizeye umwana w'Imana nk'uko ijambo ry'Imana ribyigisha nzi neza yuko mfite ubugingo buhoraho ko Imana idashobora kumbeshya uwa 18 wo muri icyo gice cya Yohana 3 uravuga ngo umwizera ntacirwaho iteka utamwizera we amaze kuricirwaho kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege so hari abantu bagitegereje urubanza ngo ruzaba ngo rwahehe ngo rwa hano ariko mu by'ukuri uyu munsi wa none hari abantu bafite ubugingo buhoraho bw'Imana batazacirwaho iteka ariko hari n'abandi bamaze kugira iki bamaze gucirwaho iteka kuko batizeye izina ry'umwana w'Imana icyo kintu Imana rero itabeshya dusezeranje kuduha ubugingo buhoraho kandi ubwo bugingo tubonera muri Kristo Yesu umwami wacu ufite uwo mwana ufite ubugingo so abantu bafite umwana w'Imana bakwiye kuba bafite guhamya muri bo ikindi cya kabiri twihuse turi bamwe mu bagize umuryango w'Imana ijambo ry'Imana avuga muri Yohana igice cya 12 ni umurongo mwiza cyane ngira ngo abantu baranawukunda cyane no murongo Imana yaduhaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye abamwemeye bo nabamwakiriye bakizera izina rye abo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana niko ijambo ry'Imana icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana abantu bakiriye su mitima yabo nk'umwana ukiza ubugingo bwabo babyawe n'Imana abo ni abana b'Imana turi abana b'Imana nkuko bivugaga babyawe n'Imana Imana ubwayo ntitinya kwandika ihamya ko yabyaye abo bantu bemeye bakizera Yesu Kristo neza hari abantu rero bajya bavuga ngo Yesu Kristo ngo ndamwemera ngo mfite ubugingo buhoraho ntago ari ibyo rwose kwizera Yesu Kristo ntago ari ugupfa kuvuga gusa ku munwa ngo ndamwizera ukwiriye no kubanza ukibaza ibibazo ese kumwizera ni iyihe mpamvu ituma umuntu amwizera afite ikihe kibazo gituma akeneye kwizera Yesu Kristo abantu bari bakwiye kumenya n'icyo kintu kuko kwizera kuzima ni ugufite icyo gushingiyeho kwizera kuzima rero nihuse gushingiye ku kubanza ukimenya uwo uriwe Bibiliya ivuga ko turi abanyabyaha wamara kwimenya ukamenya n'icyo Imana iteganya ku bijyanye n'uko uri Bibiliya ivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu iyo umaze rero kumenya ko uri umunyabyaha kandi ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu ako kanya iyo uri muzima uhita utangira gushaka ubutabazi kuko uba uvuga uti ndapfuye ni nakuba wiyumva kandi uko ni ukuri niko biba biri
niko biri rwose. icyo gihe rero uba ukeneye umucunguzi. uwabonetse ni umwe rukumbi, nta wundi, ni Yesu Kristo. ni Yesu Kristo wenyine. ari nayo mpamvu cya cyane twari kudusomera kivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kubera iki yatanze umwana wayo w'ikinege? Kuki itamanuye zahabu? Kuki itamanuye andi mabuye y'agaciro n'ayahera diyama ni feza? Kuko byose irabishoboye. nuko ibyo byose nk'uko biri bivuga mu Baheburayo, hatabayeho kumeneka kw'amaraso ntiyashobora kubaho kubabarirwa ibyaha. Amaraso rero atunganye ya Kristo, iyo umuntu afite iyo myumvire kuri we no ku gihembo cy'ibyaha cyangwa igihano cy'ibyaha, uwo nguwo niwe uba azi neza yuko akeneye umukiza, kandi niwe ushobora gutabaza kuko azi neza isezerano ry'Imana ry'ubugingo buhoraho. Hanyuma iyo atabaje, hari isezerano ry'Imana rivuga ko Imana rwose ibimuteza amatwi. Abaroma 10:13 baravuga ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Niko ijambo ry'Imana ryigisha rwose, kuko umuntu wese, ntago ari umuntu umwe, kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Iyo ni Imana yabivuze. Yes. Nambaje izina ry'umwami sinkizwa, Imana yabibeye. Ibyo ni isezerano ry'Imana. Ntabwo rero byashoboka. Ntabwo byashoboka. Amasaha yacu ni ahangaha twemerera kugarukira, ariko icyifuzo cyacu ni uko buri muntu wese uteze amatwi radio ndetse n'undi wese uri ahandi hose kuri iyi si yakwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe nk'uko biri bivuga. Hanyuma ibyo ngibyo ubwabyo bizamuremamo ibyiringiro. Yesu Kristo yigeze kubwira umusamariyakazi, aramubwira ati rwose naguha amazi y'ubugingo akaguhindukiramwo isoko idudubiza mu bugingo buhoraho. Rero wagira ibyo byiringiro, washira inyota. Hari umuririmbyi yavuze ngo ndirimbishwa n'umunezero kuko nizeye ibihoraho. Rero iri jambo ni ijambo ry'Imana, ni ijambo rizima, ni ijambo rihoraho. Icyama Imana itanga ubugingo ikamurika mu mutima wawe umucyo w'agakiza kayo, kandi ukamenya neza amasezerano yayo, bityo ukayahagararamo, nibwo uzagira ibyiringiro bizima. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha cyane. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Zakubari wowe munyabyaha gusuhari, n'ibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi kubire.